Dutangira agafilme kacu k'uyu munsi batereka umusore ubona ko akiri mutoya ari kuganira rwose n'umugore ukuze, nuko umugore arangije agahita amubwira ati uyu nguyu rero ni umukobwa wanjye yitwa Tracy, yahuye n'impanuka rwose mu minsi mike ishize. Agahita akomeza akamubwira ko rwose kuva yagera iyo mpanuka atari yongera kubyuka rwose kugeza n'ubu ngubu. Nibyatumye umusore muri ako kanya agahita yitegereza umukobwa ari kuvuga, arangije agahita amubwira ati ariko rwose uyu ni umukobwa ari kubona muzi, twiganye rwose muri university. Ataravuga byinshi nawe wa mugore agahita amubwira ati nyine nagira ngo rwose ngusabe kugira ngo ubashe kuba wamwitaho rwose muri iyi minsi mike isigaye. Nuko wa musore arangije agahita amubaza ati nonese kubera iki rwose namwitaho? Nuko wa mugore agahita amubwira ati kubera ko rwose yari ari mu rukundo nawe cyangwa se yagukundaga. Umusore muri ako kanya ubona ko rwose atunguwe cyane. Nuko wa mugore agahita akomeza kumubwira ati nyine dogiteri umuvura yambwiye ko atazongera kubyuka rero. Arangije agahita akomeza kumubwira ati nyine basi ndifuza kugira ngo ino minsi isigaye azabasha kuba yayimarana n'umuntu akunda. Ndetse rero muri ako kanya bagahita batwereka mbere y'uko biriya biba, bagahita batwereka umusore rwose azanye ipiza rwose yihuta cyane. Kumbi wa mugore yari yamutegereje rwose, ubona ko ahari yambaye ubusa afite n'igipirizo kinini rwose kirimo umwuka. Nuko muri ako kanya wa musore yinjiye agahita atungurukirana avuga ati mama mwiriwe neza, ubona ko rwose atunguwe cyane. Nuko wa mugore arangije agahita amwikiriza amubwira ati bite se musore mwiza, ubona ko yishimye rwose. Agahita amubwira ati izo piza rero uzanye zishyiraho hirya, noneho mubwira akandi kantu ke. Arangije agahita afata imakasi rwose agahita agerageza kugipfumura ariko yifashe ku maso. Fata amafaranga yose rwose yose ushaka nta kibazo, nurangiza wigendere. Nuko agahita abona rwose umusore ntabwo ari kubyumva, arangije agahita afata andi mafaranga ari kwigendera amugira inama ati ariko mama reka njyewe nigendere kano kanya, ariko ubutaha rwose ntuzagire ngo abantu bose bazaza hano bifite umutima mwiza nkanjye. Arangije agahita yigendera. Ataragera kure wa mugore ubona ko yaraje kumutestinga agahita amubwira ati ndabizi rwose ko abasore bose atari abana beza. Arangije agahita amubwira ko rwose bitewe n'uburyo yitwaye ariyo mpamvu rwose bikwiriye. Ndetse muri ako kanya wa musore rwose ubona ko atunguwe cyane agahita ahindukira amubaza agiye mu cyumba. Bagahita bagera aho wa mukobwa rwose aryamye. Nuko rero arangije agahita amubaza ati ariko se kubera uvuze ngo iki? Nuko wa mugore arangije agahita akomeza kubwira wa musore n'umuntu akunda. Muri ako kanya rwose ubona ko byumvikana cyane. Nuko wa musore agahita azunguza umutwe ubona ko rwose bimwemereye. Ndetse muri ako kanya bagahita bumva rwose undi mugabo, ubwo n'umugabo rwose we amaze gushyiramo umuti muri serenge abona ko rwose arakaye. Wa musore agahita ahagera amubwira ati mbabarire cyane rwose nibagiwe akantu gatoya. Ndetse wa mugabo agahita afata rwose bwa burozi yari amaze gushyira muri serenge, arangije agahita bushyira mu ikoti yari yambaye. Ndetse muri ako kanya wa musore rwose we agahita afata igikapu cyari kiri aho hafi, arangije agahita agifungura imashini agiye kucyambara rwose ibintu byarimo, arangije agahita abimena hasi ku bushake. Nuko yitonze agahita abwira wa mugabo ati mbabarira cyane rwose nanjye muri no minsi biza ati aka kanya rero dufite ibimenyetso nta n'ibintu byinshi turatesitinga, icyo ugomba gukora weho ni ukuza ukajyana